Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri ndagira ngo tugarutse mu makuru abakomeje kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ku nyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu Rwanda. Akomeje kugenda hagaragazwa amakuru akomeje kugenda atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino, hakomeje kugenda hibandwaho ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. Ariko ndagira ngo turere ko byakomeje kugira bitangazwa mu nama y'abaminisitiri yateranye igamije kuba yashaka ibyemezo birambye. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza uti ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bwakomeje kugenda buzamuka, ariko andi makuru akomeje kugenda agaragazwa. Benshi barakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira inyunganizi yagaragaza ikamu by'ukuri yakongera ikicara neza ikanegosiya, hakaba harebwa ese amafaranga akomeje kugenda agaragazwa mu bwisungane mu kwivuza yaza kuba yamanuka cyangwa se mu by'ukuri hakarebwa ukuntu amafaranga ashobora kuba yagabanyuka cyane, kubera ko abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ari imbogamizi kimwe nk'izindi zose zikomeza kugenda zigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda kuri serivisi z'ubuvuzi. Ubona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igomba kuba yareba uko yabigenza, hakarebwa mu by'ukuri icyakorwa aya mafaranga akomeje kugenda agaragazwa kuri mituweli akaba yagabanyuka. Urabona ko abanyarwanda benshi barakomeza kugenda bagaragaza uti leta y'u Rwanda n'ubundi isanzwe idufasha, ariko nyaboneka nimudufashe aya mafaranga mubashe kuba mwayagabanyura. Ndagira ngo tugiye kuba twakwibanda ku ngingo zigera kuri 3 mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko zakomeje kugenda zibangamira abaturarwanda cyangwa se abaturage, nk'uko kandi tuba twakomeje kugenda tubabwira hagurutse kugira ngo tubagezeho amakuru yatuma mwiprodusha mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se mu by'ukuri amakuru yubaka societe, kugira ngo tubashe kuba twabagezaho amakuru abakomeje kugenda atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ndatinze reka mbashe kuba nabagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu, nk'uko kandi twakomeje kugenda tubabwira tugiye kuba twakwibanda zimwe muri izi ngingo ziraza kuba zakubaka societe cyangwa se zize kuba zasiga ari igisubizo ku banyarwanda benshi bakomeje kugenda bibaza ku byakomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko hibandwa kuri mituweli ndetse no kuba bivugwa ko abana b'imyaka 15 mu Rwanda bagomba kuba bajya bakingirwa ibyara, ku byakomeje kugenda bigaragazwa kuri minerivare cyangwa se amafaranga y'ishuri. Reka ngugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu ikaze. Mu gihe kandi mu gihugu cy'u Rwanda abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko imbogamizi z'amafaranga akomeje kugenda ashyirwa cyangwa se akazamurwa ku bwisungane mu kwivuza, abanyarwanda cyangwa se abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko ari imbogamizi kimwe n'izindi zose zikomeza kugenda zigaragazwa muri serivisi z'ubuvuzi. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kugenda isubiza abaturage ku kibazo bakomeje kugenda babaza guverinoma y'u Rwanda, bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yakomeje kugenda azamuka. Leta y'u Rwanda yo igakomeza kugenda igaragaza kuba amafaranga akomeje kugenda azamuka mu bwisungane mu kwivuza biraza kuba byagaragazwa ko hari serivisi zigiye kuba zakongerwa mu buvuzi, cyangwa se hari indwara zigiye kujya zivurirwa kuri mituweli nk'uko bakomeje kugenda bigaragazwa. Birumvikana ko abari barwaye impyiko cyangwa se abarwaye ibicuri bagiye kujya bivuriza kuri mituweli. Ibingibi kandi bikomeza kugenda bigaragazwa ko hari indwara zatwaraga abaturage amafaranga menshi, bityo kandi leta y'u Rwanda ikaba yicaye ikanegosiya igasanga hagomba kuba hakongerwa amafaranga mu buvuzi, ndetse kandi hakamubyukuri hashyirwamo izindi serivisi zijya zitangwa by'umwihariko ku barwayi bakomeza kugenda bivuriza kuri mituweli. Ni mu gihe kandi abana b'imyaka 15 mu Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko babangamiwe n'imyanzuro yakomeje kugenda ifatwa hazwi nko kwa by'ukuri bakingirwa ibyara. Ibingabi kandi bigakomeza kugenda bigaragazwa ku ruhande rwa leta rugaragaza ko mu gihe kandi abana b'imyaka 15 mu Rwanda bazaterwa izi nkingo, byumvikana ko by'ukuri hazaba hari kurindwa inda zitateganyijwe zikomeza kugenda ziterwa abangavu cyangwa se abana bakiri bato mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi ababyeyi bakuze bakomeza kugenda bagaragaza ko bitagakwiye kuba umwana w'imyaka 15 mu Rwanda yakagombye kuba yakingirwa mu by'ukuri ibyara cyangwa se akaba yashyirwa muri UNAPO mu kinyarwanda cyiza. Ibi kandi byose birakomeza kugenda bigaragazwa ko bigomba kuba byashyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kuba barinda inda zikomeza kugenda ziterwa abangavu zitateganyijwe. Mu yandi makuru turi buze kuba twakwibanda ku byakomeje kugenda bigaragazwa ku mbogamizi kuri minerivare. Ubona ko abana bakomeje kugenda bagaragaza ko bari kwirukanwa ku mashuri, ugasanga mu by'ukuri ni imbogamizi ikomeye cyane, bagasaba leta y'u Rwanda uruhari yagaragaza mu by'ukuri nk'igihugu hakarebwa ese ni gute abana bakomeje kugenda birukanwa ku mashuri, hareba icyakorwa. Mu gihe kandi uyu mwana udafite ubushobozi yakiga hatarebwe ni gute mu by'ukuri umwana kuba adafite amafaranga araza kuba yakirukanwa.
Ku rundi ruhande uraza kuba wasanga nesa yo irakomeza kugenda igaragaza ko irimo gutegura umwiteguri wigeze kure ku bana bagiye kuba bakora ibizami bisoza igihembwe cya kabiri. Nesa ikomeza kugenda igaragaza ko umwana utaziga neza mu by'ukuri azajya asibizwa mu mwaka ari kuba yakigamo. Abana bakagaragaza uti nesa mu by'ukuri ko muturenganya, bari kutwirukana ku mashuri ngo ntabwo dufite amikoro yo kwishyura amafaranga ya minervari. Ni gute mu by'ukuri bari kutwirukana abandi bana bari kwiga amasomo bakayafatisha kwijana, twe mu by'ukuri ugasanga twarasowe, ariko kandi ibi bizamini biza kuba byatangwa uraza kuba wasanga umwana utazabona amanota 50% azajya asibizwa mu mwaka ari kuba yakigamo. Ibi ngibi birareba cyane cyane abiga mu gatandatu primaire, mu gatatu secondaire, mu gatandatu secondaire. Bikumvikana ko abangaba bagomba kuba bashyiramo imbaraga bakiga, kuko nuza kuba wareba uraza kuba wasanga nese yakomeje kugenda igaragaza ko umwana utazabona amanota 50% ari kuba yakora ikizami gisoza umwaka ari kwigamo. Ubwo ngubwo ibingi biraza kuba byareba abana bari kwiga mu gatandatu primaire, mu gatatu secondaire, mu gatandatu secondaire. Byumvikana ko ritangazo aribo riba rigenewe cyane cyane. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga amakuru yacu, tugiye kwa muzukuri twasesengura ku byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ndaza gukomeza kugira ribanda kuri mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza cyane cyane. Ubona ko abanyarwanda benshi ari nicyo kintu bakomeje kugenda bakonkurujingo cyangwa se bakomeza kugenda bakutingo bagaragaza uti leta y'u Rwanda ko ikomeje kugenda idukasa amafaranga ni menshi, ariko kandi ndaza gukomeza kugenda nkotinga ku byakomeje kugenda bigaragazwa na leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yiyama abakomeje kugenda bakwirakwiza propaganda cyangwa se ibihuha bigamije kuba byasenya ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze ni bwa mbere wisanze, turagusaba gukanda subscribe kuri gufungura kuri nsigira kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibigano dukomeza kugera tukugezaho gatanu, kandi nibisanzwe aho wageze ni kuri John Media TV, aho kandi dukomeza kugera tukugezaho amakuru yakubaka societe. Ikaze tuvugana, navuga ko u Rwanda rumaze imyaka 25 rutangije serivisi z'ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko imyaka 25 irashize aka kanya tuvugana, ari nabwo kandi mu minsi ishize mwakomeje kujya mubona RBC ifatikanyije na RSSB, mwakomeje kujya mubona mu by'ukuri biziza imyaka 25 bamaze batangije serivisi z'ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi abanyarwanda mu by'ukuri muri myaka 25 ishize bishyuraga amafaranga agera ku bihumbi 3 gusa. Byumvikana ko aya mafaranga bishyuraga mu by'ukuri bavuga ko yari amafaranga atarabavunaga cyangwa se ari amafaranga yari yoroheje. Kugeza ubu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda yazamuye mu by'ukuri amafaranga ikayazamura ikayatumbagiza hejuru cyane, ugasanga biraza kuba byagora abaturage benshi. Bakakomeza kugenda bagaragaza uti nimba mu myaka 25 ishize ubuvuzi butangijwe mu gihugu cy'u Rwanda, ukaza kuba wasanga aka kanya imyaka tugiye kuba twatangira 2026 ubwo tubaze gwera aka kanya, mu by'ukuri uraza kuba wasanga abaturage barakomeza kugenda bagaragaza uti ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bwazamutse bwageze ku yindi ntera. Ugasanga abaturage barakomeza kugenda bagaragaza uti leta y'u Rwanda ikwiye ku 3,000 ishize ku 2020 ishize ku 5,000. Ugasanga mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bigora benshi, barashobora komeza kugenda bagaragaza uti mudufashe amafaranga agabanyuke, kuko nuza kuba wasanga abanyarwanda amikoro dufite n'akazi gakomeje kugenda kagaragazwa mu Rwanda ni gake cyane. Mu by'ukuri ni mudufashe nka leta y'u Rwanda, ababyeyi bacu muze kuba mwagabanyura aya mafaranga uko birakomeza kugenda bituvuna cyane. Ugasanga amafaranga ntabwo tuza kuba twayabona kugeza ubu, ariko reka mbashe kwa by'ukuri mbere yuko tuza kuba twajya mu zindi gahunda, reka mfate urutonde rwasowe na RSSB nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Urutonde ngiye kuba nakubwira aka kanya no mafaranga yagenwe, aho kandi ari n'andi makuru yakomeje kugenda agaragazwa n'abaturarwanda basaba leta y'u Rwanda ko mituweli bayishyira ku mafaranga 1,500 ahubwo kugira ngo bayizamure bayigeze ku bihumbi 20. Byose ndaza kuba nabikomozaho, ariko mbere na mbere reka mbashe kuba nabagezaho urutonde rwabashe kuba rwasohoka kuri aka kanya. Ndajya mu by'ukuri utege amatwi n'abandi bantu b'abanyarwanda batagiriwe amahirwe yo kuba bareba iyi video, mu by'ukuri uze kuba wibasangiza, kuko ni video yakomeje kugenda igaragazwamo bimwe mu bikorwa byakomeje kugera bitangazwa, ariko kandi naho ugiye kuba wamenyera amakuru neza yashyizweho akadomo 100%
ku bwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko nubwo ibiciro byatumbagiye hejuru cyane, ukaza kuba wasanga abanyarwanda muze kuba mwatega amatwi, muze kuba mwakumva neza ku buryo ngiye kuba nabagezaho kuri aka kanya. Nababwira ko mu by'ukuri urutonde ngiye kuba nabagezaho rwamaze kuba rwakemezwa, ruterwaho kashe nk'uko byakomeje kugira bigaragazwa n'urutonde rukubiyemo ibiciro. Mu by'ukuri n'urutonde rukubiyemo ibiri buze kuba byatangazwa, ibiciro bya mituweli, akazi k'umuturarwanda, icyo bagendewe mu by'ukuri babasha kuba bazamura amafaranga mu marevozi agiye atandukanye. Ndatinze reka mbashe kuba mu by'ukuri nakugezaho rumwe mu rutonde nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka kamwanya, kuri urutonde rwakomeje kugenda rutangazwa. Ni mu gihe kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko abari mu cyiciro cya mbere bazajya bishyurirwa na leta ibihumbi bigera kuri 4. Byumvikana ko abangaba bari mu cyiciro cya mbere bakaba nta mikorere cyangwa se akazi, bakaba nta n'amafaranga bafite, muri make n'abatindi nyakwigendera. Byumvikana ko mu cyiciro cya kabiri abangaba bazajya bishyura ibihumbi 3, ariko kandi leta y'u Rwanda ikabashyiraho inyunganizi y'amafaranga 1000 cy'u Rwanda. Byumvikana ko abangaba nabo barakurikira icyiciro cya mbere, bakaba mu by'ukuri binjiza amafaranga agera ku bihumbi 30. Birumvikana ko bakiri mu cyiciro cy'abakene. Abari mu cyiciro cya gatatu kandi bazajya bishyura amafaranga agera ku bihumbi 5. Aya ngaya kandi bakayishyura nta ruhare rwa leta rugaragajweho. Aya mafaranga kandi akazajya yishyurwa n'abangaba bari mu cyiciro cya gatatu, bivuze ko mu by'ukuri binjiza amafaranga agera ku bihumbi 50, 60, 100, 200 aho ngaho. Byumvikana ko abari mu cyiciro cya kane bazajya bishyura asanga ibihumbi 8. Ibihumbi 8 kandi bakabyishyura nta nyunganizi cyangwa se uruhare rwa leta rugaragajweho. Abari mu cyiciro cya kane bazajya bishyura ibihumbi 8 kandi bakabyishyurira yose. Byumvikana ko abangaba bafite imikorere ihamye binjiza agera ku bihumbi 80, ndetse akaba yazamuka agatumbagira akagera ku bihumbi 350. Byumvikana ko abangaba mu cyiciro cya kane bagomba kujya bishyura amafaranga agera ku bihumbi 8 yose, bakayishyura nta ruhare rwa leta rugaragayeho na ruto. Abari mu cyiciro cya gatanu rero kandi ariho turi buze kuba twasanga abameya, abaminisitiri, abaperezida n'abandi bagiye batandukanye, ariko kandi benshi ahangaba bakomeje kugenda bagira urujijo rukomeye cyane. Uraza kuba wasanga abameya cyangwa se n'abandi bakorera muri leta, uraza kuba wasanga leta y'u Rwanda ibishyurira amafaranga. Ese kandi abangaba mu by'ukuri ibihumbi 20 bazajya babyishyura gute kandi leta y'u Rwanda ibishyurira aya mafaranga? Ubwo ngubwo ndasaba mu by'ukuri umuvugizi mukuru wa RSSB aze kuba yatugezaho aya makuru, kubera ko mu by'ukuri abanyarwanda baba bayakeneye nk'uko byakomeje kugira bitangazwa. Byumvikana ko uri mu cyiciro cya gatanu agomba kuzajya yishyura ibihumbi 20 byuzuye. Ngo mu by'ukuri babandi nyine tuza kuba twasangamo abameya, abaperezida bagiye batandukanye, donc bafite amikoro ari hejuru cyane ahambaye. Abangaba bikumvikana ko ari mu cyiciro cya gatanu bakazajya